nongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana bane namwe bantu tubana umunsi ku munsi. Dukomeje kuvuga Imana mu buryo bwose bushoboka kandi twifashishije ijambo ry'Imana kugira ngo ubugingo bwanyu n'ubwacu buhemburwe mu ijambo ry'Imana. Uyu munsi rero abantu mudukurikirana tubazaniye iri jambo rikomeye kandi buri muntu wese akwiye kwitaho. Rifite umutwe w'amagambo uvuga ngo tugira umwete wo kwita ku byo twumvise. Ugira umwete wo kwita ku byo wumvise, uko nutabyitaho ari uko bizagenda. Biravuga ngo kwizera guturuka mu kumva. Najya mbabwire ko ibi byose mubona dufite cyangwa tubamo twabigize kubera ko twabyumvise tukizera kandi tukabyitaho. Niyo mpamvu rero aya masaha wowe utwumva, wowe ubana natwe, turifuza kongera kuganira kuri iri jambo. Ese koko uracyita ku byo wumvise? Wa mubyeyi, wa mugabo we, wa musore, wa mukobwa, uracyita ku byo wumvise? Niki kigaragaza ko umuntu yita ku byo yumvise? Nuko biguma mu buzima bwe ntibive mu buzima bwe. Ariko uyu munsi wa none ibyo wumvise niba bitari mu buzima bwawe, icyo ni ikimenyetso kigaragaza ko ibyo wumvise utakibyitaho, wabiretse. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Imana igusure nanjye nsure, kuko byaba biteye umubabaro dusenga tubayeho ariko Imana itanejejwe nuko tutitaye ku byo twumvise. Reka twifashishe ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cy'Abaheburayo ibice 2, turasoma umurongo wa 1. Haravuze ngo nicyo gituma dukwiriye kurushaho kugira umwete wo kwita ku byo twumvise kugira ngo tudatembanwa tukabivamo. Sifa kwa Mungu. Haleluya. Nicyo gituma ukwiriye kwita ku byo wumvise. Nita ku byo numvise kugira ngo natembanwa nkabivamo. Kuko benshi muzajya mubona babivamo, mubona abantu abo mwari muzi neza ko ari abakozi b'Imana, abo mwari muzi neza ko ari abantu basenga, ariko mubone nyine babivamo buri munsi. Kubera iki? Bamenye iby'agakiza ariko ntabwo bakomeje kubyitaho. Niyo mpamvu bamwe batemba, niyo mpamvu bamwe mubabona banywa inzoga, niyo mpamvu bamwe mubabona babaye abandi. Kubera iki? Bagize umwanya wo kumva iby'Imana ariko ntibagize umwanya wo kwita ku byo bumvise. Mwuka wera w'Imana, icyama Imana ikakugenderera, icyama Imana ikakugenderera ikaguhembura muri aya masaha, ukongera ukita ku byo wumvise kugira ngo utazatembanwa n'ibije gutembesha abagenzi. Muzabona benshi mubabone batembanwa n'imiraba n'ibije byose bibajyana. Kubera iki? Ntabwo bise ku byo bumvise. Barabyumvise baberekera aho ngaho, barabyumvise bagira ngo inshingano zabo zirarangiye. Ariko bene data, inshuti z'umusaraba, ibyo mwumvise mukwiriye kongera kubyitaho kugira ngo mudatembanwa, kugira ngo mudasa n'abandi, kugira ngo mutamera nk'abandi. Ariko Uwiteka aduhembure. Mana yera we, Mana yera we, Imana iguhembure, yongere gusubize kongera kwita ku byo wumvise. Haleluya. Tazatembanwa, tazamera nk'abandi bose. Jambo ry'Imana ni ukuri, jambo ry'Imana ni ubuzima, jambo ry'Imana ribeshaho. Nimutaryitaho muzatemba, nimutaryitaho muzasa n'abandi. Ariko uyu ni wo mwanya wawe, uyu ni wo mwanya wanjye wo kongera kwita ku byo numvise. Byaba biteye agahinda kubona ibitwara abandi nawe bigutwara
kandi witwa ngo wamenye ukuri. Twinginze Imana kugira ngo uyu munsi Imana idutabare, Imana itugirire neza, Imana iduhembure. Ndumva message yari nzanye ari yo ngiyo, nagira ngo dufate umwanya dusenge, tubwire Imana, tubwire ko dufashe umwanzuro. Ese nawe ufashe umwanzuro? Iki ni cyo gihe cyane cyo gufata umwanzuro. Wowe utari wanumva n'ikintu na kimwe, uyu ni umwanya wo gufata umwanzuro ugakizwa. Nawe wari warabiretse, warabitaye, nawe utidega ku buryo wumvise, iki ni cyo gihe cyane cyo kongera kwegera Kristo akaguhembura. Uyu nawe ni wo mwanya wowe urira, wowe udafite epfo na ruguru. Yesu niwe wenyine uhari kandi aguteza amaboko kugira ngo akuruhure. Imana yamuri kugirira neza. Reka dusenge. Mana ihoraho, Mana igira neza, turagushimiye mukiza mwiza. Aya masaha mukiza turakwemereye Mwana, turaje dufashe umwanzuro wo kwita ku byo twumvise. Mana, turasenze ngo uduhembure wa Mana we, utugirire ubuntu bukomeye, kuko Mana turagenzuye dusanze dutsindwa n'ijambo ryawe, ariko icyama ukatugirira ubuntu Mwana, kongera ukagaruka muri twebwe. Twarataraye ntitukimenya kwita ku byo twumvise, ariko ijambo ryawe ritubwiye ko tugomba kwita ku byo twumvise kugira ngo tudatemba. Benshi baratembye, abandi babayeho mu buzima budafite icyerekezo kubera ko batigeze bita ku byo bumvise. Turagushimiye ko umugambi wawe mwiza wo kuza ukura mu ngo y'abantu barimo usoje, kandi urakoze uduha umugisha. Icyubahiro kibi cyawe Mwami Yesu, mu izina rya Yesu Kristo turakuze, amen. Imana y'amahoro ibahe umugisha, Uwiteka abagirire neza, murushaho gukunda ijambo ry'Imana, murushaho kubana n'Imana, kandi ubwami bw'Imana bwaguke muri mwe, ubwami bw'Imana bukorere muri mwe, kandi mwite ku byabo kugira ngo mutazatembanwa. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Reka tuzasubire mu gihe Imana izaduha. Imana ibahe umugisha, ibihe byiza, amen.